ni umukozi w'Imana Evangeliste John Migabo basuhuza. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko tubisanzwe tubigenza. Ukajya kuri YouTube channel ukandikaho ngo Professional Church TV Evangeliste John Migabo. Professional Church TV Evangeliste John Migabo, ugahita ubona ubutumwa bwose. Uyu munsi ndakwinginze, nongere nkwinginge, nturambirwe, ukurikirana ubutumwa tugiye kumva. Niyo bwaba ari burebure, ufata umwanya ubanze usenge, kuko amagambo ngiye kuvuga mba nayasengeye. Haba igikoresho cy'Imana jewe nkasohora ijambo ariko atari iryanjye, ritari mu marangamutima yanjye, ritari muri za emotions zanjye, ahubwo ari ijambo riri ku Mana, riva ku Mana. Imana iri professional. Haleluya. Turasenga rero kugira ngo Imana idufashe. Mwese ngiye kubasengera abari bwumve ubutumwa kugira ngo Imana ibafashe kubwumva uko Imana iba yabiteguye, atari uko jewe umbona mpagaze cyangwa se ngiye kwicara mu kanya, ahubwo ubone cyangwa se wumve urye ibivuye mu ijuru. We kurya ibivuye kwande kwa Evangeliste John. Amen. Ni ikintu cyiza kandi gifite akamaro ku muntu wese. Iyo utabona ijambo ry'Imana ngo ubone ko ari irya Evangeliste John, ukabona ko ari ijambo ry'Imana, mba narisengeye kugira ngo ntazane ibyo byose bindi byanyitirirwa. Haleluya. Reka dusenge rero. Senga Imana. Urakoze Mana kuko uduhaye umwanya. Nukuri uri Imana nzima. Turagukunda ariko wewe wadukunze mbere. Turagushimira ko watugize umuntu, ukatugira umuntu, ukaduha ubumuntu. Ubumuntu burangwa n'urukundo, burangwa n'imbabazi, burangwa n'amahoro. Turabigushimiye. Icyo Satani akora muri iyi minsi, yaba muri iyi minsi cyangwa se mu bihe byashize, nuko twambura ubwo bumuntu, no gushaka kutwambura ubwo rukundo, no gushaka kutwambura izo mbabazi, no gushaka kutwambura ayo mahoro. Ariko ongera ubitsindagire muri buri wese wumvira ijambo, yongera arusheho kwambara ubumuntu, yiyambure ibyo byose. Ahari urwangano haza urukundo, ahari intambara n'ibindi byose n'amashyari haza amahoro, ahari inzika, inzigo n'ibindi byose haze imbabazi. Icyo nicyo nsengera umunsi ku wundi, kandi warakoze kumira ijambo. Uzampe kurikomeza kugeza igihe nanjye maze kumera nka Pawulo mbikiwe rya kamba. Amen. Kandi atari igihe nyine, ahubwo arabo dufashanye uru rugendo rwo kumva rino jambo. Urakoze rero mu izina rya Yesu turasenze. Amen. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gukomeza kumva ijambo ry'Imana uyu munsi wa none. Ijambo ry'Imana dukomeza kumva rero ni za mbabazi, amoko ya za mbabazi twagiye tuyabona muri video ya mbere. Twagiye tubona, nzambisubiramo buhoro buhoro kugira ngo wese agenda abyumva ku munsi uko ngenda mvuga ubutumwa. Twazibonye imbabazi zihabwa, dusaba tukazisabwa. Imbabazi dusaba natwe tukazihabwa cyangwa se tukazitanga igihe tuzisabwe. Amen. Hanyuma nanone kandi dukomeze tuza kubona imbabazi duhabwa twicujije mu mutima. Haleluya. Twicuza mu mutima ukabura uko wapfatura ngo uvuge, hanyuma wa muhanga urimo kuzisaba akaba yabibonye. Twarazibonye izo ngizo. Ushatse kubireba wareba mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 8 n'umurongo wa mbere. Tugakomeza tukagera ku imbabazi dusabirwa arizo twaherukiye ushize. Muri video ibanziriza iyi ngiye gukora, ugiye kuri YouTube nababwiye Professional Church TV, usangaho imbabazi dusabirwa. Twabonye ko Imana ntiyarimbura abakiranutsi n'abanyabyaha. Twagiye tubona ingero zo muri Bibiliya. Uyu munsi tubona ko Yesu aravoka wacu kuri se, ahora apfukama, ahora dusabira imbabazi, ahora tuburanira. Natwe uyu munsi nk'abakozi b'Imana tubona ko mpagaze hano nta kindi nshinzwe. Haleluya.
ni ugusabira imbabazi bene data, ni ugusabira imbabazi ibihugu byacu, ni ugusabira imbabazi ngo Imana ikomeze iturebe neza, Imana ihore inkoni zamba. Haleluya. Uyu munsi wa none rero tugiye kureba izindi mbabazi z'uyu munsi. Imbabazi tugiye kureba rero turi ku itariki ya 18 z'ukwa munani 2022. Imbabazi dusaba tumaze gusobanukirwa n'ukuri. Haleluya. Tugiye kureba imbabazi dusaba tumaze gusobanukirwa n'ukuri. Nafashe ingero ebyiri zo muri Bibiliya. Nafashe urugero rwo mu isezerano rya kera, Ancien Testament, urugero rwa Yona. Ko Yona yasabye imbabazi amaze gusobanukirwa no gushaka kw'Imana. Si muri Bibiliya gusa, turabona no mu ngero zacu za buri munsi, z'ubuzima bwacu bwa buri munsi, ko buri gihe cyose tugomba gusaba imbabazi tuzi neza impamvu tuzisaba. Tunabona ingaruka zo gusaba imbabazi utazi icyo uzisabira. Urugero rwo muri Bibiliya rero, Nouveau Testament cyangwa se isezerano rishya, turabona Pawulo, umukozi w'Imana Pawulo, uko yagarutse yari mu nzira itariyo, yibwira ko ari umunyakuri. Niyo mpamvu ni imbabazi dusaba tumaze gusobanukirwa n'impamvu n'ukuri, kubera iki tuzisaba. Ko izo nizo mbabazi nziza, nizo mbabazi nyambabazi. Haleluya. Uyu munsi nizo tugiye kureba rero. Gusaba imbabazi ni ukuba usobanukiwe n'impamvu urimo kuzisaba. Uko niko gusaba imbabazi. Hari igihe dusaba imbabazi bitaturimo, tubitewe n'impamvu nyinshi. Zimwe muri izo twavuga. Cyambere, buri gihe dore ngiye mbibereka buri gihe zimwe mu mpamvu zituma, zimwe mu mpamvu zatuma dusaba imbabazi bitaturimo. Abantu benshi hari igihe ushobora gusaba imbabazi bitakurimo bitewe n'impamvu ni nyinshi, ariko nahisemo iz'ingenzi. Iya mbere buri gihe n'ubwoba. Ubwoba bw'igihano, bwo guhana urengana. Ntabwo ari amen. Amen ni ukuvuga ngo bibe bityo. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo amen amen, ariko ubwoba ntabwo ari amen. Ntabwo ari haleluya. Ubwoba ntabwo ari amen, ntabwo ari haleluya. Nakaga ubwoba bwo guhanwa. Icya kabiri, kugira ngo utange amahoro. Ushobora gusaba imbabazi kugira ngo utange amahoro. Ushobora gusaba imbabazi kubera ko bihatiwe. Izi nizo mpamvu eshatu nahisemo n'ibyo tugenda tureba uko tugenda tubona ijambo ry'Imana. Rero izi mbabazi dusaba tumaze gusobanukirwa, nababwiye ko nafashe ingero ebyiri. Mu gitabo cya Yona cyangwa se igitabo cy'umuhanuzi Yona, niko Bibiliya yacu yera ibivuga, igitabo cy'umuhanuzi Yona, tubona ko Yona yari umuheburayo. Umuheburayo rero noneho bakagira igihugu cyitwa ni umurwa witwa Nineve wari ubangikanye nabo, ariko bakaba barabanzi babo. Kandi Yona akaba ari umukozi w'Imana. Kandi muri Nineve harimo ngo ibyaha byinshi cyane. Imana rero umukozi wayo ibaze nkanjye cyangwa se nkawe, igutumye mu banzi bawe kujya kubabwira ijambo ry'Imana, kujya kubabwira ijambo ryayo. Aho ngaho rero umukozi w'Imana nyakuri ni hababonye ikiraka gutumwa mu banzi bawe ngo ugende ubabwire. Nirwo rwa rukundo nigisha, niyo ya mahoro nigisha, nizo zambabazi nigisha. Ugomba kugenda mbere na mbere, first of all, wamaze kubaha imbabazi mu mutima wawe. Batazi gusabye tuzazibona. Imbabazi ushobora guha umuntu utazi gusabye, nizo mbabazi zanyuma tuzarangirizaho. N'indi mpano tuzareba ni gute ushobora guha umuntu imbabazi atazi gusabye.
ngo tube dushoje kubyerekeranye n'imbabazi, dufate amahoro, dufate urukundo. Ntibiryoshye? Jambo ry'Imana riraryoshye. Yona rero duhere ku murongo wa mbere ngo Yona yanga gutumwa umuyaga ubakubira mu nyanja. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona ngo riramubwira riti haguruka ujye Ninewe wa murwa munini ububurire kuko ibyaha byabo birarundanije bikagira imbere yanjye. Ariko ibaze ngo Yona arahaguruka ngo acike Uwiteka. Arahaguruka ngo acike Imana. Imana iragutumye, ikosa rikomeye, icyaha uguyemo cyo kwanga gutumwa. We yibwiraga se ko Imana wenda yibeshye kumutuma mu banzi be. Iki kibazo cya mbere. Ariko akenshi iyo tugoze icyaha ari Imana ari no kuri isi, hari igihe ubanza guhanwa kugira ngo ushyire ubwenge ku gihe wumve ikosa ryawe. Urugero rwa Yona, iyi nkuru ya Yona irimo ibice byinshi. Icya mbere, kuba yari umukozi w'Imana, Imana ikamutuma. Icya kabiri, gutumwa mu banzi be. Icya gatatu, guhunga Imana. Ngo aragenda arahaguruka ngo acikire Tarushishi ahunge Uwiteka. Aragenda amanuka i Yopa, abona inkugi y'Itarushishi maze atanga ihoro ajya muri ya nkugi. Ibyabaye mu nkugi byose murabizi ntago mbirondora. Ariko ikigaragara ko igice cya mbere umurongo wa 15 ngo nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Imaze gutuza rero ba bandi batemeraga Imana, maze abo bagabo bahera ko batinya Uwiteka cyane, bamutambira ibitambo bahiga imihigo. Amen. Yona nk'umukozi w'Imana, yari umukozi w'Imana w'imbaraga, wuzuye umwuka wera, wuzuye ijambo ry'Imana. Imana yari igikoresho cy'Imana, ariko umukozi w'Imana wese ahura n'ibigeragezo. We nawe yarahura n'ikigeragezo cyo gutuma mu banzi be. None ahungira none mu basenga ibigirwamana, ariko bamujugunye mu nyanja bya bigirwamana barabiretse. Ijambo ry'Imana niko ritubwira, ahubwo batangira gusenga no guhimbaza no guhiga imihigo y'Imana ya Yona. Haleluya. Ngo umukozi w'Imana hanyuze hose, ahantu hasigara bavuga ati ko uri afite Imana. Uyu munsi aho unyuze nka pasteri, nka apôtre, nka bishop, abantu basigara bavuga ngo iki? Usiga bakoreye iki mu mibereho yabo? Usiga bahinde nkuko Yona yabigenje? Ariko Imana irahana ngo tumaze kubibona. Imana ndaguhana sasa. Bamaze kumuzugunya mu nyanja rero ngo arasenga, aricuza, none arasobanukirwa. I'm sorry. Guhanwa, kwicuza no gusaba imbabazi niyo cya kane cyabaye muri iyi nkuru ye. Imana iramwumva ngo amirwa n'urufi, ariko kubera gutakamba ngo nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza. Nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye, kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja, umwuzure warangose, ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. Ndavuga nti nshiye imbere yawe, ariko nzongera nkurebe no kureba urusengero rwawe rwera. Mu gusoza aravuga ati, ariko jyeweho nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Amen. Ntabwo ari mu nda y'urufi bwose aracyafashe Imana. Aho wajya hose kuri isi fata Imana. Mu mazi fata Imana, mu nda y'urufi fata Imana, mu mwobo fata Imana, mu ishyamba fata Imana. Amen. Fata Imana wirekura. Mu nzara fata Imana, mu ntambara fata Imana, mu kagambane fata Imana, mu ishyari fata Imana, mu banzi fata Imana. Ngibi byanjye. Wowe nanjye ibyo dukwiye uyu munsi wa none, fata Imana. Akantu ke kuza ngo uvuge ngo none ndapfuye ngo reka nde kuri Imana yanjye, kirazira.
ushobora kugwa mu ikosa ariko afata Imana. Bino nibyo yamuha. Uwiteka aramureba aravuga ati yambaye iki kiratubeshya do iki kibiri. Aracyambaye ariko ni umukozi wanjye n'igikoresho cyanjye. Uyu munsi nanjye n'ukunda nambaye iki kintu iki kibiri ariko ndi umukozi w'Imana. Ikibiri cye kitubeshya kikatujyana mu bidakwiye ariko turi abakozi bayo. Uyu munsi niba warafashije ijambo ukaba wararifashe ukaribwira abandi ugafata igitabo cy'indirimbo, dore ngiki ndagifite hano, indirimbo zo gushimisha no guhimbaza Imana, ukaririmba uririmbira Imana mu gihe birimo imiraba ikaza inyanja, imiraba y'intambara, imiraba y'ubukene, imiraba y'agasuzuguro, imiraba y'ibintu ntamenye uko nsobanura. Komeza fata Imana, zamura ijwi uririmbe, bya bihe usenga Uwiteka bigutarura mu mpagarara uzabisezera ari ukugeze mu ijuru. Niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Amen. Ibyo ubwo nibwo tuzabisezeraho, ariko bagiye tugifashe inkingi z'isi, turi ku rugamba. Dore intwaro. Yona nabagize mu nda y'urufini yamubera intwaro. Maze kuvuga Imana mu rupfu, aho bagushyize mu rupfu ushyizwemo n'isi, vuga Imana. Amen. Vuga turi Imana, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'urukundo. Yona aravuga ati aravuga ati ariko jyeho nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe. Haleluya. Kandi nzahigura umuhigo wanjye iteka ryose. Agakiza, gucungurwa, kwihana bituruka ku Uwiteka, ntabwo bituruka hano. Amen. None Uwiteka ngo ategeka urufi ngo ngaho muri kuri, maze kwera wese. Yona ngo ararekuwe, aragiye rero, amaze gusobanukirwa n'ukuri, aragiye arabwirije ubutumwa n'umukozi w'umuhanga. Kuva ku muturage kugeza ku mwami, ngo batakambira Imana bakomeje, kandi ngo ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira, abantu batakambira Imana bakomeje kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ngo Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye kugirira Nineve. Amen. No ku mwami wa niko byagenze. Ngo maze ab'Nineve ku igice cya 3 umurongo wa 5, ngo maze ab'Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiriza ubusa, bose bakambara ibigunira, uhereye ku mukuru kugeza ku woroheje, hanyuma y'abandi. Amen. Bose barimo batakamba. Ikibazo ni kimwe rero hano ku cya 5, ngo Yona yarikosoye akora icyiza, aragenda abwiriza Nineve, barihana. Ariko icyabaye nyuma yaho bamaze kwihana, kwibagirwa vuba. Ntabwo ari amen, ntabwo ari haleluya. Kwibagirwa vuba, short memory, mémoire courte. Kugira short memory nuvuga ngo uyu munsi umuntu agugire neza, ejo wabyibagiwe, muraho ushatse kumugira nabi. Ufite hano hagufi, wafashe ijambo ry'Imana, warivuga Imana kugira neza, gukorera ibitangaza, sinakubwira. Muraba muto, akantu kato karaje, umwana w'umuntu araje arakuzunguje uti ewe nicyo kintu kibaza Imana cyane, ngo Imana yanjye wapi? Niba hari ikintu kibaza Imana nuko yakana barayimenye. Niba ndabitsindagira, niba hari ikintu kibabaza, kimwe mu bibabaza Imana kurenza ibindi, nukuba warayimenye,
wagira mu kaga gatoya k'utuntu tudasobanutse two kuri isuka yihakana, ukavuga ngo Imana sinzi byayo, Imana ni bwoko ki? Irababara pe, wumve ngo irababara, ndabikubujije. Uyu munsi ndakubujije, nugera mu kabazo akariko kose cyangwa se mu kibazo kinini, uramenye Imana, ntuzashyire ibibi hasi, ntuzashyire ya ndirimbo hasi ngo uvuge ngo Imana ntibaho, sinzongera kuririmba, sinzongera kujya guterana, sinzongera kuyihamya. Ibyo bintu bireke. Akira ijambo ry'Imana, umukozi wayo. Yona rero yongeye gukora irindi kosa kandi, ishyari. Ugire neza umuntu, yari umushonji, umuhaye icyo kurya, umuhaye umwenda wo kwambara, umuhaye yambaye neza, ari wowe wamugire neza kugira ngo ake. Uramurebye yisize amavuta, wari bari umudamu, arakeye, araseka, ishyari rikazamuka. Ibyo ni ibintu yawe namwe nimumbwire. Ibyo ni ibintu kugira neza ukabyicuza ni ikintu kibi. Ibyo bibaye kuri Yona none yibagiwe vuba. Ni gute Imana ishobora kubabarira aba bantu, aba banzi bacu, aba bagome, aba batugiye nabi, abangaba none ndababwirije none barihanye pe, Imana irababarira? Amaye ibi ntibishoboka. Dore ishyari. Nuko ngo Imana irababara cyane. Ngo hano handitse ngo ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ararakara, asenga Uwiteka ati, ibaze gusenga. Dore gusenga hano, kuno gusenga kubi. Asenga Uwiteka ati, Uwiteka, si icyo navugaga, ndakuzi, nicyo navugaga nkiri iwacu, nicyo cyatumye nshoka mpungira itarushishi, kuko namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. None rero Uwiteka, ndakwinginze unyice, kuko gupfa bindutiye kubaho. Reka nigane uko yasengaga, ubyumva ibyo ari byo. Ngo Uwiteka, si cyo navugaga nkiri iwacu, nicyo cyatumye nshoka mpungira itarushisha Imana, kuko namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. None rero Uwiteka, ndakwinginze unyice, kuko gupfa bindutiye kubaho. Ukongeraho ngo amen. Igisengesho ryajya ku Mana cyangwa ryabaye igihano ahubwo bikagugaruka. Urasenga ngo Imana ye gutanga imbabazi, urasenga ngo Imana ye gutanga amahoro ku banzi bawe, urasenga ngo Imana ye kubagirira neza, ngo ibereke urukundo. Nibyo usengera. You are wrong. Uribeshya. Ntabwo iryo sengesho rya Imana ryemera. Ngira iryo hano muri gitabo. Uwiteka ngo aramubaza ati, ubwo urakaye ukoze neza koko? Ngo yaje kujya munsi y'uruzi rero, aho yari yicaye hamera uruyuzi, rumutwikira izuba ryari ryinshi aho ngaho Neve, hanyuma noneho izuba riraza rero twikaruruma. Iyo narababara. Uwiteka ngo aramubaza ati, ukoze neza ubwo urakajwe nuko uruyuzi rwumye? Ubwo urumva ukoze neza? Ngo Yona aramusubiza ati, nkoze neza kurakara ndetse byatuma niyahura. Can you imagine? ikintu nk'iki ngiki wenda nkoresha itaburo naguze amafaranga cyangwa se computer nandikaho ngize ibyago ikwisasira menetse, aho kugira ngo nyibure nakwiyahura, aho kugira ngo yitabura nakwiyahura. Ibyisi gukunda ibyisi
abantu benshi biyahuzwa nuko bari bafite imitungo yose kabigiye, ntabwo bamera nka Yobu. Yobu ntiyaretse Imana ye, ivuga ko aririmbo. Yobu ntiyaretse Imana ye, yabonaga navuye mu nda y'isi no mu nda ya mama, naked, j'étais nu, wavutse wambaye ubusa, no mu kuzimu ntikuzasubirayo. Iby'isi yisaba bazayinyaka, urumva. Ntabwo nahamba mu isaha, sinamahamanwa y'impeta n'iki, wenda bashobora kumpa agashuka n'utundi tuntu two kunyorosa ubundi nkagenda bagashyiraho itaka, iki kibiri kigahinduka ivu. Ibyo byose ntabwo uzayimpambana. Wagira amahirwe bafata nk'igitabo cya Bibiliya bakavuga bati reka tugishyire mu mva ye ajyane nayo, nibura nkajyana n'igitabo cyanjye. Amen. Ajyana ijambo ry'Imana, ibindi byose bakabyihorera nkagenda naked, ariko ntabwo mba ni naked, ahubwo mba nambaye imbaraga z'Imana. Haleluya. Ngiye ntabwo mba nambaye ubusa. I'm not naked, ntabwo nambaye ubusa, nambaye ijambo ry'Imana mu bose. Ntabwo nambaye ubusa, nambaye ijambo ry'Imana umubiri wose. Amen. Nuko rero Imana iti ubabajwe n'uruzi utihingiye kandi utamejeje, uruyuzi rwameze ijoro rimwe kurindi rukuma. Yewe sinari nkwiriye kubabazwa n'Nineve, uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzovu ebyiri basaga, batazi gutandukanya indyo n'imoso, hakabamo n'amatungo menshi. Nineve, abantu agahumbi ngo n'inzovu niko kera bavugaga, abantu benshi cyane, ariko batazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Batazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Nanjye rero bikwiye kumbabaza. Nahangaha igice cya mbere cy'ubutumwa tukirangiza kugira ngo tutabirebire, ndakora indi video nayo muzayumve. Ndakora indi ndarangiza hano igice cya mbere cy'ubutumwa, ndangije kuri Yona. Indi video ikurikiraho ndafata Pawulo, kugira ngo bitarambirana. Ariko ijambo rya hano tugiye turangirijeho ngo uwo murwa munini, iyi si turiho uyu munsi wa none, irimo abantu agahumbi n'inzovu ebyiri cyangwa se miliyari na miliyari, abenshi muri bo ntibazi gutandukanya indyo n'imoso, ntibazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana irabizi neza. Uyu munsi Imana iraguhishurira umukozi wayo nkanjye Evangeliste John Migabo, nkubwire nti iki ni kibi, iki ni cyiza. N'undi mukozi w'Imana wese uhumetswemo n'Umwuka Wera, wabisigiwe amavuta, akakubwira ati iki ni kibi, iki ni cyiza, iyi ni imoso, iyi ni indyo. Abantu b'Nineve kuri iyi si, abantu benshi bafata ikibi bakacyita icyiza, icyiza bakagindura ikibi. Ariko Imana ni kugenderera ukabasha kugehuka, ukamenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Amen. Ndabakunda rero, nahanshoreje igice cya mbere, ngiye gukora n'igice cya kabiri in Jesus name. Amen.